Allo. Nzovu bimeze bite? Ni byiza. Ni amahoro. Ni amahoro. Ndi kumwe n'umuntu witwa Nyamabondo ashaka gusaba imbabazi ngo yagiye kuvuga nabi. Nyamabondo ashaka gusaba. Asa imbabazi yankoreye. Yagiye ngo kuvuga nabi ku macana. Ariko kutagiye mu kubwayene ntabwo ntabwo wagutumira. Aya ntabwo wajya. Ubwo na se irena yakoresha ubuye bwo. Stina se umukobwa we. Waheheze. Waheheze bambitse ingofero. No Sylvester niba atagira se. Urafite abavyeyi wako. Yarakoze ikosa ryakaba yarafite se akambiko n'ingofero. Yabari cyo gurye cyambere kibaye mu isi yabayazima. Nabapfuye. Isi ariho nibugomba kwambara ingofero. Azambika bari. Sunashaka bari ikiguri cyangwa atari ikiguri. Hari umuntu akwiye kugira umumaro Nyamabondo. Hari umuntu kugira. Rero tuvugisha ukuri Nyamo. Bose tuvugisha ukuri. Tuvugisha ukuri. Nk'ubu urugero sinzi niba ufite abavyeyi wenda. Ndabafite. Urabafite. Mama wawe arahari. Nana ahari. Ni urasaba kwambika umukenyero umuntu umwe. Ni wawe wambika. Nawandika mama wanje. Allo. Nzovu bimeze bite? Ni byiza. Ni amahoro. Ni amahoro. Ndi kumwe n'umuntu witwa Nyamabondo ashaka gusaba imbabazi ngo yagiye kuvuga nabi. Nyamabondo ashaka gusaba. Asa imbabazi yankoreye. Yagiye ngo kuvuga nabi ku macana. Yagiye imbabazi asaba. Okay papa mwa. Akaragutinya. None se Arisa kopa. Usumva kazigira andiza zikinyira imbabazi. Rega no bubango. Aguze ko nawe apo. Nushaka ujye ubaga. Bose wamuga ariko nabavuze ngo ko nabavuze ngo uramusabiza iki? None se bira kubwira gase. Akorera atangiye kujya bakwemera nawe. Hoya nubwoba. Asubwo wabwiki wagutinyamo iki uwo. Agira ngo nterura ibyuma. Kandi ari umudigi wawe yaje ari ukurya. Were kuburi bose barayancika. Atagucika se wamubasha. Ubuse yambasha. Ndowakinye metre nzovu. Metre nzovu rayize. Birani finire se kweditinga. Ntabwo ujya kwa. Aramigera urayisanga. Ntabwo ujya barano bamushyize mu gataro barimo kugera hejuru y'inzu. Yego. Nose bira bintu kubizara umuntu uzo bikora. Safu muri babo. Ubusura mugabo ufungiye mu bugese ne babeshya kagenda hejuru y'amazi. Ari cameraman wa manibo byaditinze. Saro. Izo ntago arafungurwa. Sempese. Kandi hejuru y'ubutaro. Gise ndacyafunze. Ibyo bireba abafunze. Nyamo. Izi ni miliyoni 10 zirimo hano. Ushabye wabiretse. Ahubwo umwana azajya kuzana amazi. Amazi yashizemo. Yashizemo. Suka amazi ya robine. Robine. Arasuka amazi ya robine. Urabona sako umuntu unywa amazi ya robine. Uzaba no mu mureko. Umureko se hano imvura iragwa. Ngiye mu mureko se ndi wokare wotega umureko. Ngiye ko mfite ngendo nawe we ufite ngiye bafite ji mu rugo. Ji iteretse muri firigo. Wagera kunywa ji abantu bari niba ugira firigo iwawe nahari ahantu utuye shabantera amabuye twereka ifoto ariko nyamo uzi kusetsa wego wazansuye kuva muri nabonye mukirya ku muhundo umurya kahonga n'ibishyimbo simbi ukariko nabibona bose urumva niba mukirya kahonga n'ibishyimbo muri ku muhundo umva ukiza ko ntugire ikintu uvuga umva ugira ibanga bwa mbere rebi wanjye ungirira ibanga bwa mbere wawe guteze wawe gute none se reba nyine ko yatwereka muri saro twereka muri saro nyine ibi ni iki twereka muri saro ibi uzahatemberera twereka uzatemberera ujya muherekana ureke ibintu byawe mujya muherekana se uzaza wowe uzaza uzaze hari ibanga sugira uzaze utembere anoza patiri ibanga ngira hari ahantu koko ere gutuye ku nganje oya uzamukamo inyuma hariya nuko rero nakoraga ibiganiro oya niho nakoraga ibiganiro ntago hakunda ngiye mba kuri mezi ya mbere wapi bose kuri mezi ya mbere kuzagura ibirayi n'ibishyimbo ese rabira n'ibishyimbo zose cyane tujyoroje kugura oya hari sabira n'ibishyimbo kuri birahaba n'imbere y'Imana mu kabari y'ibishyimbo birahaba na capati ntago je nari mbizi dose kandi ugiye kubihagura ntago nari mbizi pe nsinza kabari kwa birayi n'ibishyimbo kabaho kabisa nese nyamo tuvugisha ukuri ubuzima bwawe ni giki wishimira maze kugera uretse umugore nicyo kizi ari umugore wataka dusuza gusuza se gute uzaze babipanze nabimubwe yitegure ubu ntabwo yiteguye bisaba kwambara neza se tureka no kwambara neza agashyiramo n'igitenge nanjye ngashyiramo ikoti ndetse kuri 23 kumba afite kuwa gatandatu nzabategose kuwa gatandatu ubwo ni ukuvuga ngo mukobwa wa gatandatu uzaba uri mu bantu banyambariye aho gushaka amasaye
nzagona ibyawe byose ni ibyawe nzagona invitation ubu byose ni ibyawe ngeze ngizwa Masai bazi kudekoresha n'iriya myenda kandi avuye ko nzaguha umwe umudamu uzakora decoration urumva ahubwo se uwo wa decoration ahubwo decoration aguha imyenda yaba byose umuzane tuvugane ni ibintu byoroshye cyane tsoke gato twamagana kigana n'umuyobozi cyane none akorana dushaje tunajyaho mu mujyi akorana n'uzaze akora decoration na invitation se barazikora nyine by'ubukwe gusa kudekura ngo turavugana akora decoration afite imyenda y'abageni amakote imikenyero ibintu byose ibyo muzambara bwo wabyumvise amakora idiro ibyo byadira bireka n'ubuntu se ibyo bya Masai nabyo barabigukodesha ntago nzana Masai zanjye ngo nundaza n'uzindi bidasa waba ugiye kwica ubukwe njye nkugiye none se abwirwa n'ikibirenge byanyu tugiye tukipima Masai zigura 5 ukajya kuzikodesha uzibona zikodesha gahe igihumbi wenda ubwo ngo cyawe uzazigure kuri ba Masai babateka mutwe utadura mu nzira barasana abateka mutwe kandi berewe bwibafashe imodoka ntiyaka soza ugere nawe bameze nk'abapfumu wanandi wese ashaka kujya mu buriri kuruhuka ndashaka kuba wowe nashaka kujya kuhagisha rya gare yagare kurya byapfumutse mwanya hatasembyemeye gare zizana rizima niyo naryinjije afashe nk'umuntu wagoye rya gare mu akagira ikindi kinagwa nkari gare uzarikoze ibiro byawe byakwigana n'uyu mudigi koko wowe no ko buriya nyine ikosa ryabayeho ntago naje nditwaye ukura banje kujya mu migi buriya kujya kwirukanka muri biriya byose uno kuvuga ngo amafaranga no mfite nshatse najya kubikuza kuri chano yanjye akira chano nguraragiye chano Nyamabondo TV yego nguraragiye makuru mfite na chano kiraho umuryango wanjye kuva kwabira kujya ku cyunguru ndagiriye ndagiriye ne nyine chano nagari yawe ndagiye nana nana na Nyamabondo iragiye n'indi mashine ayibonyemo uyaheza yahi wowe mvuga kugira ko idahari Nyamabondo irahari nyina ari kuraragiye ahubwo no kuvuga ngo ngiye gushaka indi ari nigiye kugura iyo ko zisutunge eshatu ndashaka gutunga ebyiri nkagira y'umugore nkagira n'inyange yego uzanikaho madamu Nyamabondo oya asa uyu mudamu ibintu byacana arabikunda cyangwa aramuhatirije umuzana ku bintu by'amabitu none se ntabwo abona ko bimutunze ubu ntabwo ndimo ndatogota ntabwo agiye kurya inyama aya mafaranga ngiye gukorera icyago ngo bayahingira ukwezi nawe tuzaza azatogota umuntu wese afite umuvuno we nyine agomba kuwiga nyine uzajya utogota aguteke mwese muzamutogota najya no guteka ubu urashaka umukozi rero none muzamutogotana ajya no kugutekera se numva atazabakoze imirimo ibiri wandekeye umugore ariko niba umuntu atabikunda rwose twari ko dutakira kuri kamera ni kuri kamera niba atabikunda nakujya ngo kumushyira kuri kamera umugore uzumva ukuntu atoragurika nk'ako makarimo injogo uza kureba kuri Nyamabondo TV nyine kuba wamuhatirije umuntu bahatirije se aravuga wamuhaye briefing y'ibyo avuga ariko ko utagiye mu kubwayene ntabwo wagutumira ntabwo wajyayo ubwo bwa Irene se Irene yakoresha ubuhe bukwe Christine se umukobwa we waheheze waheheze bambitse ingofero none se Vestine niba atagira se urafite abavyeyi wako yarakoze ikosa ryakaba yarafite se akambiko n'ingofero yabari ikigurye cyambere kibaye mu isi yabayazima nabapfuye isi ariho niba ugomba kwambara ingofero azambika bari nashaka bari ikiguri cyatari ikiguri hari umuntu akwiye kugira umumaro Nyamabondo hari umuntu akugira uretse tuvugisha ukuri Nyamabondo bose tuvugisha ukuri nk'ubu ngubu urugero sinzi niba ufite abavyeyi wenda ndabafite urabafite mama wawe arahari nana ahari urasabwa kwambika umukenyero umuntu umwe ni wawambika nawandika mama wanje Osana nakazagenda umwe yazagenda ndetse ko ntago wambika babiri ntago bibaho nakugiriye umumaro izine niba zikuguriye nose ntago nkora ariko ndakora ibintu ukora ntago byinjiza amafaranga guha kubera iki kubera inzu YouTube uko yinjiza itoboza ko yinjiza niyo mpamvu nta uyitunga uyigurisha ntago ibyo ntibigarura Nyamabondo nawe ikibazo cyawe nawe ibi byose urabikora ntago nayigurisha ndashaka gushaka kandi gacano nkagira tubiri nkajya nishyiraho rimwe kutagiye mu arigiye kabwe arigiye kazakampima 700 kandi kagahemba umugore senkisa simwe nabonera ku kwezi se yego cyane tukajya twubaka kandi twapaze neza duhembwa neza twajya mu yacu kabisa birashoboka kumva ko ufite ubwenge nase nafite ubwenge wabaje ase ndimbati mwapfuye igiko mutagikora ubwo se aracyakora ntitugikora aracyakora ariko none namwe
nawe ubwo yacu nubwo yarayiragiye yarayiragiye rero zititwa ngo ndimba ngongere yitwa ndimba benshi rega bararagiye benshi ubona bararagiye ariko baragiye namushuti wawe uriya yararagiye aragiye ya kabiri ariko si mwe mwayigurishije so mwayimugurishije se izo ndimba tibabigiriye inama ariko amugana abantu wasanze muri bino bintu wahise unyuraho ariko wese namunyuzeho afite imodoka agendamo afite abagore babiri so kugira abagore babiri nta achievement urumva ari basangirira hamwe ni imihigo na Fideus sosangirira hamwe no mugore wundi Fideus umwe w'imanga ni Fideus se mwabyaye imanga ntago ari umugore we afite undi muto cyane w'umwana w'umujene usiga umutwara muri ya modoka batatu rero Fideus ntago amubara kandi barabyaranye we yakubwira no kugira umugore n'ibintu bitandukanye nose byara mu rutamukunda uyu mugore mwajyanye n'abantu batatu ntago umukunda none se warankunda warankunda wabyana n'abantu batatu wajyana umugore n'abantu batatu utamukunda waburi ikigori cyane kubera ko buri abagore bafite ukuntu batarijya babatereka mu byarire ariko no kuvuga ngo hari ntago urafarida usara umugore wa Ndimbati abagore be ni babiri ni umukuru n'umutoya afite ushinzwe akabari ushinzwe n'ibindi bintu byose akajya n'umugore mukuru uba wita ku bana ako Ndimbati ngo abantu bakuzanye yagutetse kuri kamera bwa mbere wamugiye wenza hariya ntago yamwengo ni bampa amafaranga yo gura kawunga ntago naje gukora kubonye kuri cana Ndimbati mugaramye navugiye ukamo hariya no nibo bambira uretse n'yari yambonye ahandi yamamaga 186 yamenye kuri Kigali Live TV kuri uwo mukobwa nawe yesa nagenda agiye akujya mutera umwako oya no kuvuga ngo yarakoze uko bita bugenda oya yateretse office wagiye kwa Ndimbati office utagira views yateretse office yambaye yamatuze bagira ngo ni umugore cyane barasibye bahita bayise ibere bahita kuko n'ubwa mbere bari baramuhanye nubwo akarongeye baramuhana none ashyiraho ofisi n'amabere twagiye gukorera ku mumena ashyizeho bahita bamutweka nta views agira uzamukoreshe uzabimenya niba na views ariko baramutinya fisi we ntakakubanga nta fisi nta views agira nta magambo agira we azi ko views ze ngaruka uzunguza ari amabono n'uruda yigira gutya kandi aba barafite ese we utaruzunguza kandi views ni iki ni umuntu akora afite umuntu watagira views ntabo Ndimbati nazagira ari umusitari noze kwa papa zavaga bakimara yiki grande team ibintu bya team nukajye bibara muri rusange noze mushuti wawe ukoresha abantu bane azashireho umwe yuko azibona hagiye bari team uzarebe mushuti wawe niba ajya akoresha umuntu uzi bitekerezo igihe byabaye ngombwa akazakoresha umuntu uko ari bizashoboka uzi bitekerezo usanga nibyo oya se ariko bigabiga ni ubushobozi biranubu bigaragaza ko afite ubushobozi si cyo ubushobozi nuko umwe atakunda abantu bamenyereje abantu bane umwe uhituye mwo mwica no yitwa none namaze kukumenyereza nshobora kuza n'undi muntu agatebe na views ebyiri chano uyimenyereza umuntu niko ikora akayimenyera ni nkuko nanjye kuyangiyeho nabatabonye isura yanjye nta muntu bireba ni nkuko nawe kuyaho ushobora guteka umuntu agatebe na views ebyiri zawe na madamu nabo niba ikintu baba barakoze cyane urayifata ukayimuha umurongo runaka nk'uko ushobora gusanga ari nk'iyo cyane uzamenyereje imipira uwamenyereje umupira n'usigaye kaho Nyamabondo atavuga iby'umupira ni zero nk'uko ushobora gusanga wenda nk'umuntu wenda wikorera ubuhamya n'urugero nka Sabe niba wenda yizana abagore biririra cyangwa se nka Gerard Imbabazi ushobora guterekaho undi muntu wivugira iby'imipira ugatubona views ebyiri ni icyo kintu kiba cyarabaye yego rata ni uko byaragenze nyamo twisoreze turagusuye nubwo nta kintu tugaburiye ariko nose mwaje kurya mugeraho muba aho umuntu dusanzwe urya oya none se ko mu ngo ya gitumo ubwo uri butamuzamenyesha uteke muze murye byemewe ahubwo dusanzwe yasa neza dagiye utungura umuntu ugasanga inzu yarabase oya kandi zari amakaro amakaro siyo nabora arya bora hari igihe usanga ryarabaye ikigina bijya bibaho cyane kubera umwanda kubera isuku ciao sansa nyama reka twisoreze rero ubwo naho mu bukwe cyangwa tuzakurikira aho tuzagarukira dukora ikiganiro kumwe na madamu nta kibazo tugarukira ryari igihe cyose ushasakira asansa yitwa Nyamabondo twamusuye ubwo tayari akubuganya hariya Nyamabondo buganye muri yane Nyamabondo twamusuye ubwo tayari ndibaza ko inzu ye mwayibonye tuba tuganira nta mutima mubi biba byagiye bicamo byaro kuganira nta kindi kintu tuba tugamije kindi tuba twibereye mu kazi tudimo dushaka kuntu twakwiba umuzungu urumva ariko umuzungu zamwiba umuzungu nzamufata hari igihe nzabyuka nkamucakira nkajya kubona ngo nkagiye nk'igihombe ugahita utereka hariya uruntu za Nyamata uzabyumva
avuze mu waza nyirebanga icyo kibazo cyonyine ubushake abafite ubushake bandi ariko bitakunda nyine barahari nyine ariko batagize urwego gutungwa kamera ni amahirwe abantu batatu ushimira bari mu bagutunze kamera uvuga uti uwa mbere bamwita Giro Show TV Giro Show TV uwa kabiri bamwita Kigali Live TV uwa gatatu bamwita Maniba nibo bantu ushimira bakugejeje nibo banyine bamfashije kujya kuri kamera abandi bandimba ati naba Gasoko uzi ko byagenze wari uhari njyewe ntabwo nshimira mu buhe buryo wari uhari se mu bacaka ruswa ntabwo wari uhari kugira ngo ndomo boss njyewe shajyo byihora ntabwo se ko nabonye mu mudigi wawe ngajya ufite amafaranga natanisha wambaye amajezi nawe mwarabonye murayagara ye satana baye sinsigaye murakora kuri giriti ndabona no kuri sense ni mu Rwanda ari Kigali muhamagaye yatandi twamusuhuza ni muhamagara ha nimero yengira kandi yaragukoreshaga ntazongere wishongoye kunyakorera nuko namwitanga mabusha noza karimo kasega nawe byanza karimo gukoresha mu buntu oya kandi afite amafaranga amafaranga se ko yago yashize na shebuja yago wumva bari kumwe kumva nta kintu yamuhaye uhagiye undi witwa Fani siga zimburamo reka Fani wuhese arahari Fani w'igikondo ugeze gufunganwa na yaka yagiye kandi yari kwa boss wa ntuza bamwita ndi harya boss wa yaka ntago muzi sawa rero uzabimenya niwe wagiye niwe bari kumwe boss nawe ko numva huzagurikara gutya aragucapa agahita ajugunye akadisa abantu yogiye kwarigiye we natani mwari muhararanye ukorana buri munsi na akaziriko byarakaze akora namukunda akajya kumuragira namugira gira rise ko uzigiye ibi bintazi ni byinshi cyane mu mutwe se cyane wakipima kubinazi ntago twanahurira reka twisoreze mwakoze cyane kudukurikira no kuba natwe dusubire ubutaha ciao ariko bigabiga ni ubushobozi bigaragaza ko afite ubushobozi si cyo ubushobozi nuko umwe atakunda abantu bamenyereje abantu bane umwe uhituye mwo mwica no yitwa none namaze kukumenyereza nshobora kuza n'undi muntu agatebe na views ebyiri Shano uyimenyereza umuntu ni kwikora akayimenyera ni nkuko nanjye kuyangiye no batabonye isura yanjye nta muntu bireba ni nkuko nawe kuyaho ushobora guteka umuntu agatebe na views ebyiri zawe na madamu nabo niba ikintu baba barakoze cyane urayifata ukayimuha umurongo runaka nk'uko ushobora gusanga ari nk'ibo cyane uzamenyereje imipira uwamenyereje umupira n'utegeka kaho Nyamabondo atavuga iby'umupira ni zero nk'uko ushobora gusanga wenda nk'umuntu wenda wikorera ubuhamya n'urugero nka Sabe niba wenda yizana abagore biririra cyangwa se nka Gerard Imbabazi ushobora gutereka undi muntu wivugira iby'imipira ugatubona views ebyiri ni icyo kintu kiba cyarabayeho yego rata ni ukuba byaragenze nyamo twisoreze turagusuye nubwo wenda hari ikintu tugaburiye ariko nose mwaje kurya mugeraho muba aho umuntu dusanzwe urya oya ntarese ko mu ngwe gitumo ubwo uri butamuzamenyesha uteke muze murye byemewe aho dusanze yasa neza dagiye utungura umuntu ugasanga inzu yarabase we kandi zari amakaro siyo nabora arya bora agiye karusanga ryarabaye ikigina bijya bibaho cyane kubera umwanda kubera isuku ciao asansa nyama reka twisoreze rero ubwo naho mu bukwe cyangwa tuzakurikira aho tuzagarukira dukurikirana kumwe na madame nta kibazo tugarukira ryari igihe cyose ushasakira asansa yitwa Nyamabondo twamusuye ubwo tayari akubuganye hari Nyamabondo buganye muri yane Nyamabondo twamusuye ubwo tayari ndibaza ko inzu ye mwayibonye tuba tuganira nta mutima mubi biba byagiye bicamo byaro kuganira nta kindi kintu tuba tugamije kindi tuba twibereye mu kazi tudimo dushaka kuno twakwiba umuzungu urumva ariko umuzungu zamwiba bamuzungu nzamufata arigenza nzabyo nkamucakira nkajya kubona ngo nagiye nk'igihombe ugahita utereka hari uruntu rwa Nyamata uzabyumva avuze mu waza nyirebanga icyo kibazo cyonyine ubushake abafite ubushake bandi ariko bitakunda nyine barahari nyine ariko batagize urwego gutungwa kamera ni amahirwe abantu batatu ushimira bari mu bagutunze kamera uvuga uti uwa mbere bamwita Giro Show TV Giro Show TV uwa kabiri bamwita Kigali Live TV uwa gatatu bamwita Maniba nibo bantu ushimira bakugejeje nibo banyine bamfashije kujya kuri kamera
kujya kuri kamera abandi bandimba ati naba gasoko uzi ko byagenze wari uhari njyewe ntabwo nshimira mu buhe buryo wari uhari se mu bacaka ruswa ntabwo wari uhari kugira ngo ndomo boss njyewe shajyo byihora ntabwo se ko nabonye mu mudigi wawe ngajya ufite amafaranga natanisha wambaye amajezi nawe mwarambonye murayagara ye satana baye sigaye murakora kuri giriti ndabona ni ukuri sense ni mu Rwanda hari Kigali yego muhamagaye atandi tukamusuhuza ni muhamagara nta nimero yengira kandi yaragukoreshaga ntazongere urishongoye unyakora nuko namwitanga mabusha none se karimo kasega nawe byanza karimo gukoresha mu buntu oya kandi afite amafaranga amafaranga se ko yago yashize na shebuja yago wumva bari kumwe kumva nta kintu yamuhaye uhagiye undi witwa Fani siga simburamo reka Fani wuhese arahari Fani w'igikondo ugeze gufunganwa na yaka yagiye kandi yari kwa boss wa ntuza bamwita ndi harya boss wa yaka ntabwo mbizi ntago muzi sawa rero uzabimenya niwe wagiye niwe bari kumwe boss nawe ko numva ahuzagurikara gutya aragucapa gatajugunye yakatajugunye ako disa abantu yogirwa ko harigiye we natani mwari muhararanye oya ntakorana buri munsi nakaziriko byarakaze nakorera akora namukunda akajya kumuragira namugiragira ari se ko uzigiye ibi bintazi ni byinshi cyane mu mutwe se cyane wakipimaho kubinazi ntabwo twanahurira reka twisoreze mwakoze cyane kudukurikira no kuba natwe dusubire ubutaha ciao ciao